nakakubwiye byinshi ku iposita ariko nsa naho mfite ubutumwa bwihuta kandi nagomba kurara natanze. Ariko ubundi njya nkunda kuvuga ibintu mu nshamake n'uba ufite kure utekereza iposita. Yego. Hari abantu bajya bishinga babandi bababwira ngo batanga kure umusigo batazabatera ubutumwa. Njye nicyo nababwira ubundi mukandeka niba nta kibazo ngatanga ubutumwa. Okay, twishimiye kubonana nawe umukozi w'iposita. Ubutumwa ntibujya burara. Ntibujya burara. Ijambo nkunda kwibuka ni ijambo umukobwa yakwandikiraga rivuga ngo inshuti yanjye mbaza ku mutima. Yego. Rambura amaboko duhoberane. Ariko ntumpobere. Ntabwo ndi buguhobere kuko utari we. Noneho guhoberana kw'ibaruwa kwabaga gufite imbaraga kuruta uko mwahoberana live. Noneho uko guhoberana niko kwatumaga nyibika imyaka 5. Yego. Kuko buri ko nashaka kumuhobera narasomaga. Ukabifata nk'ari mujabifata ngaho muhobeye. Rwose ntabwo yigeze kwandikira kakajambo kavuga ngo kure y'amaso siho kure y'umutima. Nicyo kirimo. Nicyo kirimo. Delisi House ni ahantu heza wasohokera muri weekend uri kumwe n'inshuti n'umuryango. Delisi House ibafitiye amacumbi meza, ibyumba by'amanama, restaurant, piscine, sauna, aho abana bidagadurira n'ibibuga by'imikino itandukanye. Delisi House iherereye ku Ruyenzi, aho wicara wumva akayaga gaturuka mu mahumbezi y'ishyamba rya Kigali. Delisi House hehe no kongera kujya mu ntara mukoresha esanse. Delisi House ni igisubizo. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0783357582. Genda Delisi uraryoshye. Hamwe na BOOFET TV dukomeje kwakira ibyifuzo bya benshi ndetse n'inama zitandukanye. Benshi bakunze kubaza bati ese service z'iposita uko zakoraga na n'ubu niko zigikora. Bamwe bakibaza bati ese koko y'amabarwa yacaga mu maposita akava mu ntara ariho za timbre akajya mu zindi ntara, abantu bakandikirana amabarwa y'urukundo, ese na n'ubu ziracyaca mu iposita timbre? Ese ziracyajyaho kimwe n'izindi zituruka mu mahanga nazo zikajyaho iposita, ndetse na service zitandukanye zikorerwa mu iposita y'u Rwanda. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu aya masaha uyu mwanya duhagurutse kugira ngo tumare abantu amatsiko. Tugiye twerekeje ku iposita y'u Rwanda aho ikorera mu mujyi ahazwi ku izina rya Panafrica, kugira ngo tubivumuzi tumenye by'ukuri niba izo service zose zikomeje gukora muri iki gihe duhanganya na tekinoloji na monde digitale. Naho mukanya muraho neza. Njye nitwa Leki Emma, nkaba ndi umwe mu bakozi ba BOOFET TV. Ndabona uri mu kazi wambaye n'umwambaro w'akazi w'iposita ati iposita wikeya. Ese uri umukozi w'iposita? Banyituye Imana Daniel, nkaba ndi umukozi w'iposita ushinzwe gukura ubutumwa ahantu no kubuderivaringa, mbese no kujya gufata ubutumwa ahantu nkanabutanga. Niko kazi nshinzwe mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Ese ubwo butumwa ujya kuderivaringa uha abantu batandukanye ni ubutumwa bumeze bute? Umajije ikibazo cyiza. Ubundi iposita ni ikigo cya leta gishinzwe korohereza abanyagihugu cyangwa se abaturarwanda mu buryo bw'ibiganiro, mu nyandiko, mu buryo bwo kohererezanya ibintu. Kuko ubu ushobora kumpamagara uti genda unzanire ibintu muri Simba cyangwa se indi kampani icuruza ikintu, nkajya kugifatayo nkakikugezayo. Ushobora no kwandika ibaruwa ukambwira uti hari umukecuru wanjye w'Abanyaruguru munshyirira ubutumwa, ndagenda nkagera ku uwo mukecuru wawe akanansinyira nkakugarurira aho yansinyiye koko bwamugezeho. Niyo ubishatse ndiyo mpamagara wa mukecuru akagusuhuza. Urakoze cyane. Uvuze ubutumwa ushobora kujyana nko muri Nyaruguru. Ese kugeza magingaya ubutumwa bunyuze mu nyandiko hariho n'umukono na signature nk'ukuntu wari ubimbwiye, ese kugeza magingaya ubwo butumwa buraboneka? Cyane buraboneka cyane, kuko abanyarwanda tumaze gutera imbere mu buryo bw'uko abanyarwanda mu myandikire, abanyarwanda dukora icyo bita ikoranabuhanga kuri telefoni, ariko tugakenera n'ibintu bishobora kubikika igihe kirekire.
nimba nkeneye nk'ibintu nshira mukecuru akansinyiraho ni icyangombwa cy'ubutaka ni ikindi kintu cy'agaciro urumva ntabwo ndi bubicishe kuri email dore ko n'uwo mukecuru kugeza ubu ntabwo ikoranabuhanga ryari ryaba ahantu hari hose ku buryo namuhereza ibintu ngo ari byempirime bimenywa n'abantu bake. Iposita rero bigufashamo kuba yabimukugerezaho kandi kiyongereyeho ku giciro gike. Amabarwa twandikiranaga tugashyiraho n'agasanduku k'iposita. Yego. Ese ayo mabarwa na n'ubu aracyaboneka nayo? Amabarwa araboneka kandi hiyongereho n'ibindi. Ubu mu Banyarwanda twabaye digitale, hari ibintu bijyanye n'amakuru. Ushobora gufata invitation, wamara gufata invitation ukavuga uti ndashaka kuzohereza abantu bari Cyangugu, ku Gisenyi, ku Kibuye, naba icyo ukora ni igiki, uraza ukageza ayo mabaruwa mu iposita. Ni uburyo bwa mbere, cyangwa se ugahamagara iposita ikaza kubifata aho uri mu rugo. Iyo imaze gufata ayo mabarwa uduha na lisite y'aba bantu ushaka ko tugushyirira amabarwa naho babeherereye. Komojeho ngo turi mu iterambere tugeze mu bintu bya digital. Yego. None se nkawe ukora supplyinga, ukora deliveryinga amakuriye, amabarwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze ya Kigali. Ese dukurikije ibarwa yanditse ku rupapuro umuntu agashyiraho umukono, nubwo uburyo bwa digitale nk'ayo ma message ukuntu waravuze ese kuri WhatsApp, hagati y'ubwo buri digitale n'ubwo buriho umukono ku rupapuro ntabwo ubu bufite agaciro cyane ni nk'ubuye. Uburi digitale ni byiza kuko tubyoherereza umuntu, ariko tubare mu bibarika muri bintu bifite security. Ubu none handimo ndakwishyuza, ni nkoherereza message uzanyemerera ko nayikoherereje? Nshobora kubihakana cyangwa ariko ninguha ibaruwa ukayisinyaho, sinyatire yawe izaba iri kuri yabaruwa nyisubize nyirayo. Ibyo bitandukanye no kuba naguha message kuri email cyangwa nakwandikiye message isanzwe ya telefoni, kuko ushobora kuzinduka ukayisiba cyangwa na telefoni ikibwa. Ariko niba iyo dosiye yawe uyinsinyeho nkayigarurira umuntu wayiboneye koko iyo baruwa yakugezeho. Ngana ku musozo rero, nk'abantu bibwira ko ayo makuriye yo kwandika ugasinya bitakibaho, ni ubuhe butumwa cyangwa nihe message waba? Hari igihe umuntu yibwira akurikije ahari, urumva iyo utagenze ntumenya amakuru. Ni byiza yuko twikubitaniye tukaba tuvugana. Ubu ndimo ndajya gufata ibintu ahantu ngo mbite mbijyana ahandi. Ikiyongereyeho, si ngombwa ko uhaguruka mu rugo ngo ujye kuzana ibintu ku iposita babikujyanira. Uciye ku iyi linki iposita yego, ushobora kumenyeraho amakuru yose, aho ushobora kutubwira uti hano iyo uhageze ushobora kuvuga uti ndashaka ko mufatira ibintu mukabijyana aha, tujya kubifata aha, n'uburyo bwo kwishyura buba buriho kandi ku giciro gike. Icya kabiri, ushobora kumpa ibintu biterurika. Ntabwo ari ibaruwa iposita, ntabwo itwara amabaruwa gusa. Najyana ibintu biterurika ushaka kwimura nk'ikigo runaka ushatse kwimuka. Iposita bifite security, wowe uravuga uti ibi bintu biri mu nzu hano yanjye ndashaka ko mubinjyanira hariya nimukiye. Kwizanira abakozi bakura ibintu mu nzu bakabishyira mu modoka tukabijyana tukabikugerezaho wimukiye, kandi bikagenda bifite umutekano n'icyizere yuko nta kintu cyawe na kimwe gishobora kuburiramo, kandi bikihuta. Bitandukanye no kuba wajya guhamagara abakarane, yabona agakarama kakabika, yabona kandi kantu kubw'inyungu ze. Iposita ni ikintu kampani izwi kandi ibereyeho kugira ngo yorohereze abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muraho neza? Yego papa. Ndabona imodoka y'iposita. Gira uti iposita y'u Rwanda. Iposita y'u Rwanda. Ndabona ufite inkweto nziza. Mfite inkweto nziza cyane. Hano ndabona ariko wegereye iposita cyane. Ni cyiza cyane, iposita rwose aba ari ahantu heza. Iposita igendwa n'abantu benshi, abanyamahanga. Mbese gukora ku iposita rwose aba ari byiza cyane. Ariko rero byaryo byose urunguka ko ubona abakiriya. Ndabona ufite inkweto nziza pe. Hari impamvu banagerageza gucuruza ibintu byiza. Kuko ibintu bibi hano ku iposita urabona ni abanyamujyi abashaka ibintu byiza nk'ibi ngibi, kandi urabona ko nawe biri igisubizo. Reka nkubwire rero, nanjye ntabwo ndi bubwire mwaho ngomba gutahana urukweto. Urakoze cyane. Rero nk'umuntu umenyereye hano uhamaze igihe kingana iki? Hano hamaze imyaka 5. Imyaka 5. None se ni nk'igiki waba uzi ku iposita? Iposita ikora iki, uyizi wiki? Iposita uzi ko ikora ibintu bijyanye no kohereza ibintu bivuye mu mahanga,
no kubyakira no kohereza no kwakira ibivuyeyo. Yego. Iposita ni iya kera, ni ubukombe. Mbese ku iposita bakora ibintu byinshi bijyanye n'amabaruwa. Iposita ni sawa mbese nta kibazo. Amabaruwa aturutse mu mahanga cyangwa ajya mu mahanga? Amabaruwa aturutse mu mahanga ntajya mu mahanga. Ikijyanye n'ayo mabaruwa rero, ni amabaruwa y'ubuhe bwoko? Ni ayandikishijwe intoki, ni ayandikishijwe imashini, zimwe za interineti kuri email, ni amabaruwa meza ate? Urabona muri iki gihe basigaye bandika amabaruwa kenshi yo yandikishijwe imashini, ariko iyo wandikishije intoki nta kibazo barohereza cyangwa bakakira bitewe n'iyo ushatse gukoresha. None se iposita ujya uyikoresha? Iposita ndayikoresha. Yego. Mu buhe buryo rero? Uburyo nkoresha mu iposita, urabona ko inkweto mfite hano ari indobanure. Ni nziza cyane. Nicyo cyatumye mfata gahunda yo kuza gukora ku iposita, kuko bamfasha kuzibona. Inkweto iyo bazizanye ziza neza, ni ukuvuga ngo nizeye umutekano wazo, aho bazishyira nta n'imwe zifatira kubera ko mbakorera. Urabona ko izi nkweto nta bandi bantu bazingezaho uretse iposita. Ushatse kumbwira ko urangura inkweto zawe mu mahanga? Ni mu mahanga. Iposita ikazizana? Iposita ikazizana umutekano wizewe, inkweto zikangeraho. Niyo mpamvu imwe yatumye nshaka gukora hano ku iposita. Inkweto nziza cyane. Nziza cyane, nawe urabibona. Sinabwo ko ntari buviremo aho. Nanjye nkora siporo cyane. Nazibonye. Ku iposita na Rwanda Revenue irahakorera. Urumva ko iposita ni igisubizo cyanjye kuri byose, ntabwo bisaba kongera gushaka izindi serivisi kuko iposita iba izifite zose. Donc ushatse kuvuga ko muri serivisi z'iposita n'imisoro byose biba byavuyemo birangirira aho njye urashyira mu nzu byose byarangiye. Byiza cyane. Hanyuma ikijyanye rero n'amabarwa, amabarwa yo kwandika n'intoki bagasinya akagenda mu maposita, haje n'ikoranabuhanga bamwe bita ngo ni digital. Ese icyo waba ubiziho bijyanye n'ayo mabarwa? Ibijyanye n'aya mabarwa icyo naba mbiziho, nzi neza ko iposita ari nyabagendwa. Abantu bana bazanye amabaruwa menshi, bazanye n'ibintu nabyo bitari amabaruwa, bakohereza ibigiye mu mahanga, ibigarutse, ibyandikishijwe intoki, ibyanditse n'imashini. Ibyo byose rwose ku iposita nta kibazo. None se nk'abantu batekerezaga ko iposita itagikora ibyo ngibyo, bazi ngo ni za WhatsApp, mesaje kuri WhatsApp, ntibibuke ko ayo mabarwa nayo yanditse ariho n'umukono, abo wababwira iki? Oya, WhatsApp rwose iposita ngewe nzi neza ko ikoresha ibaruwa, hari n'iziza ngende zibona nyinshi. Bakaba bazi ngo ni za WhatsApp, ngo nizo zigezweho kohereza ubutumwa. Abo ngabo wabakangura iki, wababwira iki mu magambo make? Abantu icyo nababwira abo ngabo mu kutabimenya, kuko iposita nabashishikariza kuza ku iposita bakohereza amabaruwa, kuko barakora cyane ndetse kuruta na kera. N'ibi bya WhatsApp bitarazaho barakora cyane, kuko ibaruwa ziroherezwa, abantu barandika bakohereza. Mbese nabashishikariza gukoresha iposita kuruta ibya WhatsApp, kuko biriya nta rwibutso ntaki, ariko ibaruwa iba ifite akantu kayo kihariye karuta uko bakoresha ama WhatsApp. Ibyo ngibyo rwose iposita irabikora. Iposita yabaye igisubizo ku banyarwanda bose. Sawa rero, kuko nabwo ndaguteza imbere, nyereka urukweto rwiza, ndabona ufite inkweto nyinshi. Nambara 40, urukweto rwiza pe, ikiremo nanjye nambara urukweto rwavuye mu mahanga rwazanye n'iposita. Kano uru nguru rwose ndabona hari urundi rukweto rwiza hano. Nayo ni nziza cyane. Nayo ni nziza cyane. Wow. Ndabona kanagukwira neza rwose. Urukweto rw'uruhu. Nase kukorera ku iposita aka kantu waba ukazi? Ibahaca zimeze gutya, ibiba tembure, urabona ko hariho na tembure. Akantu rero? Turebe, ndebe neza.
kantu kanyibukije bya bihe bya kera kabisa. Ibihe bya kera. Aka kantu naragakoresheje ndakazi cyane. Aha, iyi ni ibarwa batwoherereje tuyifatira mu iposita ni mu bihe byo hambere. Bandikiye urabona ko handitsweho BOOFET TV. BOOFET TV. Yewe ndabibona. Ngo mu bihe byo hambere ngaho komeza. Ni ukuvuga ngo iyi baruwa yongeye kunyibutsa ibihe bya mbere. Yego. Kuko mu bihe byacu tukiri kurambagiza. Iyo baruwa nibuka ko nayoherezwaga n'umukobwa uwo narambagizaga niwe sheri nyine by'iki gihe. Ibaruwa nayisomaga icyumweru. Hariho na sinyatire. Hariho na sinyatire. Wow. Ngenda nasoma umurongo umwe umwe kubera uburyohe bwayo. Mba ndashaka kubirangiza ako kanya. Yego. Kandi nashakaga ahantu haryoshye. Yego. Numva ko ntuje mu mutwe. Ahantu mbese hameze neza. Wakwibuka ibarwa? Wakwibuka ijambo ukongera ugafata yabarwa ugasoma? Kuvuga ngo narangizaga kuyisoma byibuze nkayibika imyaka iyo. Kugira ngo njye nibuka nongere nyifate some. Byiza cyane. None se ayo mabarwa y'ubu bwoko nkweretse washiragaho nkako umukunzi we yakohererezaga uyigereranije n'ibarwa message turi kubona kuri za WhatsApp z'iki gihe buriya wabona ari ifite agaciro. Aya ntabwo wabigereranya. Iyi barwa rwose ni iya mbere. Kuziye mpamvu urabona impamvu sivugiye se ko nayibikaga imyaka 5. Yego. Uko nibutse nkagenda ngasoma. Uko nibutse nkagenda ngasoma. None se muvandi muri iyo barwa nk'iyo umukunzi yakwandikiraga ni irihe jambo ryakumenaga kuko bari korogoshe mu mutima mu bwonko rikageramo wajya uryibuka ukumva nawe urwaye muzunga? Birahari. Ijambo nkunda kwibuka ni ijambo umukobwa yakwandikiraga rivuga ngo mushuti wanjye inshuti yanjye mbaza ku mutima. Yego. Rambura amaboko duhoberane. Ariko ntumpobere. Ntabwo ndi buguhobere kuko utari we. Noneho guhoberana kw'ibaruwa. Kwabaga gufite imbaraga kuruta uko mwahoberana live. Noneho uko guhoberana niko kwatumaga nyibika imyaka 5. Yego. Kuko buri ko nashaka kumuhobera narasomaga. Ukabifata nk'ari mujabifata ngaho muhobeye. Rwose ntabwo wigeze kwandikira kakajambo kavuga ngo kure y'amaso siho kure y'umutima. Nicyo kirimo. Nicyo kirimo. Urakoze cyane mu bandi. Ariko nanjye rero nkuko nakubwiye ngo ndi umukozi wa BOOFET TV. Ndakwisabira kuza gukora subscribe, like, hanyuma ukiriho na ka commentaire gatoya. Ndamenya ko ari hahandi ku iposita nagura urukweto rwiza. Urakoze cyane. Urakoze. Cyakomeje twerekeje ku iposita kubonana n'abayobozi b'iposita y'u Rwanda kugira ngo dusobanukirwe koko niba amabarwa asinyweho n'intoki agikora, tumenye niba tembre nazo zigishyirwaho. Urugero nk'iyi barwa ya BOOFET TV twayakiriye mu mwaka w'2000 tembre zari zigikoresha. Nshaka kumenya amashira kinyoma niba koko tembre zigishyirwa ku mabarwa. Murakoze, turacyari hamwe na BOOFET TV. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza cyane. Ya, ndabona uri mu kazi, wambaye umwambaro w'akazi, ikinyabiziga cy'akazi, n'agasanduku inyuma yawe kanditseho EMS. Yes. Kinyabiziga ndabona cyanditseho iposita. Yes. Ese waba uri umukozi w'iposita? Cyane, ndi umukozi w'iposita. Amazina yanjye nitwa Nsengiyaremye Emmanuel. Yego. Nkaba ndi umushoferi mu iposita. Yes. Hanyuma ijambo EMS risobanuye iki? EMS mu magambo arambuye ni Express Mail Service. Express Mail Service. None se nk'umuntu utumva urwo rurimi yasobanukirwa ati? Umuntu utumva urwo rurimi mu buryo wenda tugenekereje mu Kinyarwanda ni serivisi dukoresha ishinzwe gutwara ubutumwa mu buryo bwihuse. Mu buryo bwihuse, donc courrier rapide mu Gifaransa. Yes. Wow. Byiza cyane. Muri make ako gasanduku kafite kari kuri moto karimo n'ubundi butumwa ujyanye. Ubu ngubu rwose ahubwo mwanije. Yo, tubabarire cyane nibyo twashakaga kumeza kumenya. Sawa, murakoze, akazi keza. Yego, namwe murakoze cyane. Mwiriwe bwana directeur.
mwiriwe neza. Tuje tubagana, njye nitwa Leki Emma, ndi umunyamakuru kuri BOOFET TV. Tuje tubagana kugira ngo tuganire kuri bijyanye n'imirimo ya buri munsi y'Iposita. So hari utubazo dukeya nateguye kugira ngo mushobore kutuganiriza no kuganiriza abakurikira BOOFET TV umunsi ku wundi. Twifuzaga ko mwadusobanurira serivisi z'Iposita mubereye umuyobozi. Murakoze. Serivisi z'Iposita ziri muri departement yanjye zigizwe n'ubutumwa busanzwe, amabarwa asanzwe, tukagira amabarwa ashinganye, tukagira ibipfunyika bito, tukagira n'ibipfunyika binini. Yego. Ni ukuvuga ko ibyo nibyo bintu ducuruza, duha abakiriya bagana Iposita. Usibye ko hari n'abo duha amatembure. Yego. Burya amatembure hari abayakenera kubera kuyakunda, nayo turayatanga, turayagurisha. Okay. Wenda ntari najya kugikurikiyeho, hari mutubwiye amabarwa ashinganye zakuriye mu buryo butandukanye ndetse na za tembure. Amabarwa ashinganye cyangwa kuriye ishinganye ni kuriye imeze ite? Amabarwa ashinganye ni kuriye imeze ite? Ni kuriye umuntu ashobora aza ku Iposita akeneye kuyohereza ha mu gihugu hagati, haba se mu mahanga. Ariko icyo amabarwa ahuriyeho yombiye mu mahanga cyangwa mu gihugu hagati nuko uyohereje aba akeneye kuzatwara ubwo butumwa, azabutwara amaze gusinyira ko abutwaye, bityo agasiga ikimenyetso cy'uko abutwaye. Mu gihugu hagati nuko umuntu yabuvuga. Umwihariko mu mahanga nanone bihuriye n'ubwo mu gihugu hagati, ariko umwihariko ukaba ko mu mahanga umuntu tumuha inimero ashobora gukurikirana ubwo butumwa, cyitwa tracking number. Yego. Ni ukuvuga ngo bwa bushake bwo kugira ngo amenye ko ubutumwa bwatanzwe, ashobora kwifashisha tracking number akareba koko ko ubutumwa aho bugeze, ndetse akamenya n'uko bwatanzwe n'igihe bwatangiwe. Okay, murakoze cyane. Ndabona inyuma yanyu no ku ruhande hari udusanduku tw'amaposita. Mwigeze gukomoza ku kintu kijyanye n'amatembure. Ese muri ibi bihe turi guhangana n'ikoranabuhanga, za message kuri WhatsApp, ese udusanduku tw'amaposita turacyakoreshwa cyane nkuko byakoreshwaga mu bihe izi tekinoloji nshyashya zitari zaza? Murakoze munyamakuru. Boîte postale nayo ni produit. Yego. Nayo ni ikindi gicuruzwa ducuruza muri service muri departement yanjye. Udusanduku turacyakoreshwa nkuko twakoreshaga kera, turacyakoreshwa ku kigero gishimishije, nubwo atari uko byakoreshwaga kera. Yego. Ariko hari abantu benshi bagikoresha udusanduku tw'Iposita. None se muvuze ko ku kigero gishimishije ariko ntago ari cyane, eske igabanuka ryaba ryaratewe n'iki? Igabanuka ryaba ryaratewe n'iki? Hari uburyo buriya abantu iterambere ry'itumanaho ryagize ingaruka ku koherezanya ubutumwa. Hari abantu bohereza ubutumwa butoya, abo ngabo iryo terambere mu ikoranabuhanga bikaba ryaratumye babona ko bagombye gukoresha gusa za WhatsApp. Ariko bityo bituma gukoresha udusanduku tw'Iposita bisa naho bigabanutse gakeya. Okay. Murakoze cyane. Ese nk'igihe ese nk'igihe umuntu aganye serivisi z'Iposita, hari ubutumwa ashaka kohereza nko mu mahanga, ni ikihe cyizere ahabwa kugira ngo yizere ko ubutumwa bwe buri bugereyo amahoro? Icyizere yahabwa nakubwira mu kanya. Yego. Yuko yohereje ubutumwa mu mahanga, buri ubutumwa twohereza mu mahanga, usibye ubutumwa busanzwe, ubutumwa twohereza bugizwe n'ibipfunyika bito n'ibinini,
ndetse n'ababarwa ku bahisemo bwa buryo nakubwiraga yego baba bufite inimero yo kubukurikirana. Icyizere yagira ni iki? Niyo nimero iyo nimero tumuha imufasha gukurikirana ubwo butumwa kugeza bugeze iyo bugiye akamenya ko butazwi. Kandi ikindi undi mwihariko ukomeye w'ino nimero ni uko ubutumwa bwose ufata iyo nimero bugira uburyo bufatwa n'iposita ku buryo n'ubudatanzwe habaye impamvu runaka ishobora kubaho ubutumwa bushobora kudatangwa kubera impamvu runaka ushobora kugeraho ugasanga ubwohereje atahari ndetse burya tuvuge n'igikomeye ushobora no gusanga yarapfuye. Yes ubutumwa rero wohereje gutyo ntabwo buhera mu gihirahiro. Yego iyo bushinganye buragaruka ukamenya ngo ubutumwa nohereje bwaragarutse kandi impamvu bwagarutse ni iyi ngiyi na Iposita irabikumenyesha. Izindi agence zitandukanye zikora serivisi zijya kumera nk'izo mutanga, zitanga serivisi zijya kumera nk'izo mutanga, ese harimo na za tekinoloji mu buryo butandukanye, ese ni akahe karusho cyangwa akahe gashya mugiye gukora cyangwa mushobora kuba mukora mu rwego rwo guhangana n'abo bandi n'izo zindi agence zikora ibijya gusa n'ibyo mukora? Icyo twababwira kimwe nuko agence n'iposta biratandukanye. Posta ni igihugu, yego kuba igihugu bituma ibiciro by'iposita abanyagihugu bashoboye kubishyikira. Urakoze cyane. Wowe n'umwihariko ukomeye. Yego ikindi rero nuko nyine burya iposita nk'iposita y'igihugu ikorera ahantu henshi babandi bona batagera. Yego kubera ko babandi bajyaho n'amafaranga menshi. Ariko iposita uko ari igihugu nta handi kure ariko hari umuturage mwene igihugu iposita irahagera ikamuha serivisi. Rero iki posita itanga cyihariye nicyo igera ku muturage aho ariho hose kandi ikamutwara ubutumwa igiciro umuntu ashobora gushyikira. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, hari abantu benshi bashobora kuba bagitekereza ko systeme y'amabarwa n'amatembure mu iposita byaba bitagikora bitewe na tekinoloji n'isaha igeze n'ihe message cyangwa n'ubuhe butumwa mwabaha? Icyo umuntu yababwira ni uko systeme y'amatembure n'amabarwa na tekinoloji bikorana bite, nuko buriya hari abantu batsimbare gukoresha tembure. Yego abantu barayikoresha ku mpamvu zabo. Yego ikindi nuko ibintu twohereza bya bipfunyika bitoya amapeti paquet twita petit paquet cyangwa small packs. Yego dushyira amatembure. Okay. Bityo rero bituma abantu amatembure acyakoreshwa akora kuri ubwo buryo arimo tugurisha. Kandi nigeze nkubwira ko muri service dutanga tugira n'abantu bagura amatembure kubera kuyakunda. Abo bantu rero nabo baraza bakagura amatembure kubera kuyakunda. Rero tembure zirakora turacyazikoresha twohereza ubutumwa n'abo bantu bazikeneye baraza tukazigura kugira ngo nyine bashimishwe no gutunga tembure. Murakoze cyane ku mwanya muduhaye, nitongera kubakenera n'ubundi tuzaza tubasanga. Turabashimiye. Murakoze. Nagira ngo wenda mbere yuko ndangiza shishikarize abumva itangazamakuru ryanyu yego yuko iposita bagomba gusobanukirwa n'imirimo itanga ikora. Kimwe nuko ubutumwa nakubwiye iposita buriya ikora ahantu hagutse cyane ku isi yose nubwo ijana na cyane bibiri. Yego aho hantu hose iposita irahajya kandi ikahajya iha serivisi abantu kuri cya giciro nabwege cyiza kandi ku buryo bwizewe. Yego kuko nakubwiye ibintu byawe ushobora kubikurikirana, ibintu byawe ukamenya ko byatanzwe n'ibidatanzwe bikakugarukira. Yewe niyo habaye n'ikibazo hari uburyo iposita ishyira umukiriya wayo mu buryo bwiza ku buryo nta mukiriya ugari iposita wagira impungenge zo kuba yakoranye n'iposita. Murakoze ndabashimiye. Murakoze cyane. Muraho, twishimiye ko mwadukurikiranye kuri BOOFET TV. Kanda subscribe ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu byose bitambuka. Kuri BOOFET TV duhamagare, utwandikire, tukwamamarize, tuguhe n'ibiganiro. Turi kumwe kuri BOOFET TV. Turi tayari, turahabaye mukora share. BOOFET TV TV yanyu.